Agusabye kwambara ubusa bwambara nabikora. Ese yashoboye kugera hanze niyi? Yageze hanze n'impaka ya Rodiked. Yaba yaraguhembye angahe? Waba ufite umukunzi? Bamenya. Ukunda Bamenya? Yankunda Bamenya. Ikintu yaba yaragukoreye kikagushimisha? Kikanje oya niyuhanga ntago naki. Ikintu kabisa nawe abyumve, respect ndayimuhaye. Ese Dekati agusabye urukundo wamwemerera? Yego nabyemera. Dekati ikintu mukundira. This is Ngaho TV. Remember subscribe kugira ngo bashe gukurikirana inkuru zacu umunsi ku munsi. Mujya mwibaza ngo ni bantu ki dushobora kuba twatumira. Uno munsi twabazaniye umukobwa wambaye ibirombe guhera ku birenge kugera ku musatsi. Nkuko urimo kugenda umureba kuri kamera yacu, ni umukobwa mwiza cyane utatse ubwiza. Benshi bajya bibaza ngo nkwe mwibaza ngo uyu mukobwa asenga iki uyu mukobwa arahenze wana. Ese watangira wibwira abadukurikiye? Amazina yanjye nkuko babizi ni Honorine. Ndi umukobwa wo mu video vixen, nyina na movie sinema nyarwanda, yani ibyo ngibyo. Ese Honorine watubwira Honorine ni muntu ki? Honorine ni umuntu ukunda gukora ibintu bye ku giti cye, ntago ari umuntu wifuza kumera nk'undi, ni umuntu ushaka gutera imbere, ni umuntu ukora ikintu akunze apana icyo abantu bakunze. Honorine ufite imyaka ingahe? Ntago nayivuga ariko nayigereranya. Gereranya Hagati ya 18 na 20. Ese Honorine ubu ngubu tuvugana uhagaze amafaranga ngahe? Kubona ni igice cya miliyoni nk'imanukira. Ntago ari ibintu bya daje. Igice cya miliyoni kirimo kigeramo cyane. Nkeka ko gishobora no kuba kirenga kuko nawe urabibona. Ese iyi nkweto yawe ihagaze angahe? Inkweto ni kereka nshobora kubwira mu mayero ko ntago mu banyarwanda ntago mbizi ko nayitumye hanze mu mayero. Amayero angahe? Zarampenze njya ngo urazibona. Wayashyira mu manyarwanda tukumva? Mu manyarwanda bibyansaba imibare myinshi cyane. Byagusaba imibare myinshi cyane ko nazitumye mu madolari, rero umva nyashyize mu manyarwanda byansaba kubitekerezaho cyane. Ese zihagaze amadolari angahe? Ntago nyavuga. Tubabarire turemere natwe tuzazigure. Oya ntago nawe ugushaka ko mbimubwira azanyandikira inbox muremera. Ese ndabona wambaye impeta, uri mu barushinze cyangwa? Oya ntago ndarushinga, izi mpeta ni izakiryo. Ni bya bindi bita kiryo? Ni ukwiryo ukimanukira. Ese izo mpeta zawe zihagaze angahe? Izi mpeta n'amafaranga nayo ni menshi, ni muri 100 gutyo. Ndifuza ko watubwiye ko wambaye miliyoni, ndifuza ngo duhere ku nkweto tuzamuke kugera ku musatsi wawe. Miliyoni uyishyiremo neza. Miliyoni kuvuga ngo inkweto byose ni ibice bya miliyoni, baze nyine igice genda ubiteranye rero. Bivuze ngo buri kimwe ni igice? Ikintu kimwe ni igice cya miliyoni, igice. Inkweto ni igice, impeta igice, ako kantu wambaye ku ntoki igice, biteranye bikabyara miliyoni. Ese mu buzima bwawe bwa buri munsi ukunda iki? Ukunda kurya iki? Nkunda kurya baga. Ese muri filimi nyarwanda ni iyihe filimi ukunda? Bamenya. Ukunda Bamenya? Yankunda Bamenya. Ese nk'Abamenya gusabye gukina muri filimi ye wabyemera? Yego nabyemera. Wumva wakinamo nk'iyihe role muri ushingiye kuba yikina ukavuga ati ra role nayishobora nanjye? Nakinamo ndi nka ketchup. Ketchup? Yes. Ese kubera iki ukunda abantu nyine baba bari aho? Ketchup ni umuntu ukina ari serious kandi binakabikina neza, niyo mpamvu nyikunda.
niyo mpamvu mukunda. Tugaruke mu buzima bwawe, subira inyuma utubwire, ese watangiye ryari, uvuka mu muryango w'abana bangahe, aka gakino ukamazemo igihe kingana iki? Mvuka mu muryango w'abana 4, ndi umwana wa kabiri, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ikindi aka gakino ntago nkamazemo igihe kinini, ibintu bya gukina ama movies cyangwa kujya mu video bitangiye vuba cyane. Nigeze kubigerageza ariko ncika intege bitewe n'ibintu runaka nari nkirimo, ariko nabonye mbaye free ndavuga nabikora noneho. Ese watubwiye video ya mbere wagaragayemo, watubwira nka video byibuze ya 5 waba waragaragayemo? Ya 5 ntago iraza. Hariyo nagaragayemo ya mbere iri hanze, hari n'izindi ziri inyuma zitarasohoka tukiri gushutinga, mfite gushutinga, so ya 5 ntago irageramo muzisohoka. Ese indirimbo nshyashya iri hanze, watubwira ni yuhe muhanzi? Umuhanzi ni Rodikedi, indirimbo bayita Mpaka. Ni ikihe kintu yagukoreye ukumva kiragushimishije? Icyankore kikanshimisha ni uburyo ibyo twavuganye byose nibyo yakoze. Yarabikoze, ntago yigeze ambeshya cyangwa ngo abihindure, uko twabivuganye byose niko byagenze, nta kintu namushinja. Nta kintu wamushinza? Ntacyo kabisa. Ese wambwira bimwe muri ibyo birombe wambaye, wambwira ni yihe ndirimbo waba warakuyemo icyo kirombe kimwe? Ikirombe kimwe ni Shanete nambaye. Shanete wambaye? Ibindi ntago byambaye, ariko nakuyemo ibintu byinshi, nakozemo ibintu byinshi, urumva ko ni hejuru, yari amafaranga ari hejuru cyane. Nabonye ufite agatatuwaje. Karahari cyane. Kubera iki wishyizeho tatuwaje? Tatuwaje mfite ngengo ni, murabona ko ari inota rya muzika, ni ikimenyetso kigaragaza ko nkunda muzika. Ese muzika ntago wumva ko wayikora? Numva nayikora mfite ubushobozi, cyangwa se wenda hari igihe ruhare, ariko igihe kitaragera, igihe cyanjye cyo kwikora kitaragera, ariko kibaye kigeze nabikora kandi byaba ari na byiza. Ese ufite umukunzi? Aya ntawe. Nawe waramwigeze? Yego naramwigeze. Mbwira ikintu yaba yaragukoreye kikagushimisha. Kikanshi oya nibanga, ntago nibanga icyo kintu ntago nagishyira hanze. Oya gerageza utubwire natwe turebe ko. Oya ntago nakivuga, ariko icyo kintu kabisa nawe abyumve, respect ndayimuhaye. Nuwuhe mukunzi mubo wakundanye nabo waguhaye impano ikagushimisha kurusha izindi? Ntago muvuga mu izina, ariko nawe arabizi, narabimubwiye, yankoreye byinshi cyane, yampaye ibintu byinshi cyane. Ntago mbivuze ibyo ari byo, nta nubwo mvuze uwo ari we, ariko nawe arabizi ko namushimiye. Ni ikihe kintu cyatumye mutandukana? Dutandukana oya yongayo oya ibyo bintu n'ibintu biba biri private, ntago ari ibintu najya kuvuga hanga. Bivuze ngo ako kayabo wambaye, ibyo birombe wambaye wabikomoye kuri we? Oya ntago ari we gusa, kuko nkuko nakubwiye ko nkina movies cyangwa se ndo mu video fiction, naho havamo amafaranga, ntago ari ibintu nkora gutyo gusa. Nimba ari akazi ni akazi gahembwa, rero ibyo nambara ibyo nkora niho biva. Ese nuwuhe muntu mu Rwanda w'umuhanzi waba ukunda mu bahungu? Papa Cyangwe. Papa Cyangwe? Ya Papa Cyangwe. Umukundira iki? Papa Cyangwe ni umuntu uri hambo, ni umuntu sinzi ko namukubwira, ntago akunda gukomeza ibintu, kandi ikindi ni umuntu wa hafi yanjye tu, ni umuntu w'umufamiliye, ni umuntu gutyo, urumva ntago byambuza kumukunda. Ese Papa Cyangwe mupfana iki? Oya icyo dupfana cyo ntago nakikubwira, ariko kirahari. Kirahari cyane. Ese ni iyihe ndirimbo ya Papa Cyangwe igukora ahantu? Nkora ahantu
Imbeba ni mu ndirimbo ze zose nkunda imbeba. kubera icyo ariyo ndirimbo wahisemo ugakunda? Imbeba hari ukuntu nyine ubona umuntu ari kuguteza imbeba wa mugani ngati inteza imbeba w'inteza imbeba. Ese nta muntu wari waguteza imbeba? Barahari ariko yarabambwira, urumva nyine yarabambwiriye umuntu asigaye guteza imbeba ukamugati w'inteza imbeba. Ese indirimbo ye bita Kunsutsu urayizi? Ndayizi cyane. Ntabwo wayikunze? Kunsutsu ntago, yego narayikunze, ni indirimbo nziza cyane ariko nta ndirimbo arakora irandutira imbeba. Ese Kunsutsu, iyo bavuze Kunsutsu nkawe nyine wumva Kunsutsu yashatse kuririmba ari iki? Oya Kunsutsu ntago namenya ngo ni ibiki, ko nimba avuga ngo Kunsutsu wanteye inyota nkeneye wasake, ntago nzi Kunsutsu ni iki gitera umuntu inyota. Akongera avuga Kunsutsu nkunda reka ngukorere ko nabuze ikintu gitera inyota umuntu yakorera ko nyine ni ibintu sinzi, kereka bishoboka ko mwazabimwibariza akatubwira, nge ntago na. Oya mfasha ugereranye wenda ushyize mu bwenge bwawe tubwire yashatse kuvuga iki? Kunsutsu niba sinzi ukuntu navuga, ntago nagereranya ko nta idea yayo mfite. Nagakwiriye kuba ntekereza ko yaba yaraguhaye ayo makuru kubera ko mufitanye ubushuti bwa hafi. Oya ubushuti dufitanye nyine burahari ariko ntago ushobora kuvuga ngo kumubaza uti Kunsutsu ni iki akabimbwira cyangwa se ntabimbwire bitewe, cyangwa akabimbwira ukundi ntabitekereza gusa nta nubwo nigeze mbimubazaho ngo mumaze ngo Kunsutsu ni iki. Waruvuze ngo wabitekerezaho ngo kumva wewe ubitekereza ute nyine? Ukuntu ntekereza Kunsutsu nta kuntu nyitekereza, ntabwo nabitekereza, nta nubwo nabijajingaho kuko wabiririmbye niwe ubuze icyo bisobanuye neza. Ese nta ndirimbo n'imwe ye waba waragaragayemo? Oya ntayo nagaragayemo, ntayihari. Nuko atarabigusaba se? Ntago yigeze abimbwira kandi nanjye ntabwo ndabimubwira. Ese wambwira ni izihe mbogamizi uhura nazo muri bino bintu? Imbogamizi ntazo, urebye nta bintu bya danger mpura nabyo. Ese nk'abakobwa bifuza kuba baza muri bino bintu bya acting mu ndirimbo ni ikihe kintu wababwira? Ikintu nababwira ni ukwitinyuka kandi bakumva ko ari akazi, ntago ari uburara, ntago ari iki. Akazi ni akazi, niba yumva bishoboye yabikora nta kibazo kiba kirimo, nta n'imbogamizi zibamo navuga ko zamubangamira. None se ni ikihe kintu wabwira abadukurikiye, abafana bawe? Ikintu nabwira abadukurikiye, ndabakunda cyane, abafana banjye nabo barabizi ewana kodesha ko ndabakunda cyane nkuko bankunda, umuntu wese nkunda nanjye ndamukunda. Ese nk'umuntu wifuza kuba yagukurikirana umunsi ku munsi ni uruhe rubuga yagusangaho? Imbuga zose ndazikoresha, yaba Instagram Honorine official, Facebook ntago ndakuyikoresha ni sometime, ntago ndakuyikoresha. Nshobora na nimero zanjye za WhatsApp cyangwa se za call ahantu hose. Nta kibazo zitanga. Nimero yanjye ni 078 777 56 Aho ngaho umuntu yakwandikira WhatsApp? Yego yanyandikira cyangwa se akanampamagara byose. Ese yifuza kuba mwakorana mu ndirimbo naho ngaho yagusanga byose? Yego izo nimero nizo kuri WhatsApp cyangwa za call, ashobora kumpamagara cyangwa akanyandikira cyangwa akananyandikira kuri Instagram nkuko nababwiye ni Honorine _ official. Ariko by the way ntago nkeneye umuntu umpamagara by'imikino atari akazi. Yabo bantu ntago mbashaka, izo mbeba ntago nshaka. Ko wavuze ko se nta mukunzi ugira aguhamagaye afite gahunda yo kwita gupropose? Oya propose ntago birimo, ntago birimo ariko ntago birimo. Nta gahunda mfite, nta bukwe nteganya. Ntago uteganya gukora ubukwe? Ntabwo. Watubwiye byinshi, twasoza ugira abantu ubwira ati VP bose abashuti bawe. Inshuti zanjye nasuhuza ni
Emerine bakunze kumwita 20, undi ni Jazera, undi ni abantu bankunda, abandi nasuhuza cyane ni RE Rock Entertainment, ndabakunda cyane kandi respect kabisa, ndasuhuza namwe mwese ndabasuhuza turi kumwe hano. Yego na cameraman yivugiye. Na cameraman kabisa bro kude chapeau. Nusanga yaragufashe nabi bivuze ngo kamera izahita imujabuka. Kamera izahita imujabuka. Ntabwo bizaba ari ibintu byiza. Wanyemerera tugasoza? Ya twasoza nta kibazo. Murabyumva neza ko twari turi kumwe n'umukobwa utwika mu ndirimbo, ushaka ko kagitinga muri filimi wamubwira byose arabishoboye. Reka dusoze tubabwira ngo nimba utarakora subscribe kuri Ngaho TV waracitswe.